Nago njyanywa igikoma ahubwo nje nywa mukaro tafungiye igikoma nago njyanywa je mukaro ahubwo nje igikoma wajya igikoma gidigwede igikoma nene igikoma this is the remix igikoma tafungiye igikoma nago njyanywa je mukaro ahubwo nje nywa mukaro ufite melody bro. Yeah. Tubishuti zawe yatubwira hari amakuru y'imihanda ya hato na hato beka amakuru tumaze imisi duhagaze hajye ubwo noza Scovia ndamusuje cyane urumva sinzi uburyo abanjemo Scovia kubita kuri ka nabonye ari kugira n'indirimbo yawe umugore arataka mazazana bareka sheme bisaza kubita yego kubita celebration kuri ka dim umugore arataka masazana mazi kubita shame bisaza ariko mva turayibyina tukavibinga nkabona icyo nashatse kukubwira ni kwa kundi bavuga ngo kubita kuri ka cyangwa gutosa n'ibiki ubona hari ubona kuri wowe kuri wowe cyangwa n'ubwo bugari ari wowe busongaga afite n'abandi benshi babusonga aba ex banje ubundi rantirimpo yari umugore ndakunda ubugari mbukunda koko yewe data we mva ku kiro mba ndidemaritse mbajya ku kiro biro 2 ndidemarika biro 3 bukiye bwati ba ibiro bingaye ibiro 4 nyamugore abaraje aragitosa nimwe mu ndirimbo zimaze kugira ngo vema reviews 2000 nkaje 2000 ngahe miliyoni 1,200,000 KPTV1 yewe data we kora subscribe ukore comment share n'ibindi nanjye ku mukanya turaza kwahurira agree po Yes, reka nizere ko umeze neza udukicana umunsi ku munsi wakoze subscribe no gushimira cyane aho utarayikora biremwaye kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Jewe nitwa Kiroso ucece mu gace mbari kumwe na Taff kuri umunsi wo ku cyumweru ambwa ati mvuye gusenga ayo mu mama narambwa ngo Jita nguriye ngo tujye gusenga ndamwane ndi hano noza kunganja itambwira ngo none se ngo ubwo se nibeshye nimero bitamwana se shusho wahise tukajyana gusenga ahisa kopa umubwe ngo mujyana gusenga Jita sura umusiramu ndende umusiramu amuza ndi no murokore vuga ndi mu madini abiri saa sita ndi umusiramu nimugoroba ndi murokore ya harya nitwa nta kiti Imana muza yego nta kiti Imana ubwo ni mu bakatolike ni Kristo ni njyangire kandi amuza ni Islam ya ayo mazina niwe wiswe n'ababyeyi se cyangwa nawe harayo bikiriyo kwa kundi ayo na amazina niswe n'ababyeyi nkoko buriya nakundaga uramuji uramuko nako ni intumwa y'Imana mukobwa Yesu nako nanjye kuba Jesus ni G ni intumwa y'Imana cyane yari iteretse aravuga ati ngiye kwitwa Jesus nako Emmanuel Imana iri kumwe natwe abona bidahagije ahita avuga turabize n'ibindi nitwa Jesus ahita kubita kwa Jesus nawe uravuga ati reka nkubite kwa Taff hejuru cyane akoze ko mwitirana okay turi kumwe mu president kwanza uyu ngo nishire wanje ni manager wanje ni byose uzi ko ari nawe wanyitabye kuri telefone ngo hamagara ni wanyitabye kuri telefone urumva ngo kubona manager byanagoye ariko none byaragoranye uwashyize agapira hasi aravuga ati dore manager nguyu ariko murana binoze sinzi no kuntu babinoza kare bano baje bona kubinoza manager bwawe upfuye kwawe ushaka gufura imyenda nyine ukayinoza wa simbizi ukayinoza kwa kundi nyine kuvuga ngo wow ariko nyine ushaka umuntu akayimfurira Jita twageze nyuma sasa uburi umukristo nyuma sasa ubungu nuko kano kanye nisangaye tugeze mu masaa 8 ubu harahiye ngo ndabaye murokore yego twagiye iki kiganiro gisengera twinjiremo neza murokore igisengera kino kiganiro kugira ngo twinjiremo neza mu burokore cyangwa mu bukristo uyu mu bukristo nigeze ko mwangirikani nanjye njya murangirikani nkangirikanye nasanga kire kibyano usanga nangiritse cyane ariko kubona arahinde bitava noneho reka ngire gute niberewe unoza umudamu wa DPR mana nziza ari Imana ikomeye kandi hambaye ndagushimiye cyane ko kuri Imana nziza kandi gitangaza
ndagusaba kugira ngo ufashe muri byose Mana we. Yasengesho rije amarinete nibwo kimwe akabyara. Nibagiwe wakira. Mana rero tufashe muri byose, Mana uyobora iki kiganiro, abatureba baza kugira vibe, natwe abe muri mu kiganiro tugire vibe, ndetse no kutubaza na vibing ndabona hahiye hatukombeye, hanyuma nyine bari natwe muri byose. Amen avango harahiye. Harahiye. Hadashya. Hahiye gutyo se urashoje? Sana. Isengesho rarangiye. Byarangiye. Izo rinete ubwo wegetseho ni bwoko ki? Iyi ngiyi bayita no bayita ngo niba ari maso y'igihore. Izo rinete niko bazita. Taff rero ubwo tutaragera kuri hahandi ku gikoma cyangwa na gitoso bo ntibaramenya kuri Taff yiziye. Sha nyine ni igikoma na gitosa hari ibindi se? Igikoma gitosa kwe kuri ka bibi umugore arataka mazazana maze kubita yego kubita wow iyi ndirimbo ifite ubutumwa bro. Ifite ubutumwa. Ubwo butumwa bwawe bumaze kugera kure cyane. Ariko ubwo butumwa ari abantu muri mwe bugenda bwubaka. Ikintu cya mbere hari ikintu ushaka gukora kikaguhindura ubuzima ngira ndirimbo aragitosa nimwe mu ndirimbo zakombora. Njya mbona abana, abagore, abantu bakuru, njya mu tubari nkumva niyo yiberiyemo. Ntabwo ufite ubwoba ko uzashiduka ukabyuka ugasanga wagize bakugize ikiragi. Noza se abanyamabondo. Ese abanyamabondo ntibugirira ubwoba? Ntibugirira ubwoba? Bariyo n'abajama bagenzi banje ariko ikintu cya mbere cyo we n'uwizerera mu myuka mibi bazakudoda nyine ariko n'uwizerera mu Mana Imana nayo izagufasha kuko ijambo ry'Imana namubwira ngo abari nyine ngo abari mwisengero abari mu Mana iyo uvuye mu Mana ari nta mpamvu uburi ikibazo ariko iyo ugomemo Imana iri gukora nyine ukabigisubiza. Ariko ntabwo yatubwiye nuko yitwa kugira ngo nawe wamugani Yagwara bamuzi n'abatamuzi. Nayitura iki Jovanisi cyangwa Jojo iri kugoye. Ndumva ko twenda kwitira. Na kiruta Imana nayitura iki? Yesu. Byahuye bihwanye. Akira ndi kunywa mu kanwa. Umva umukobwa wanjye none ngo byahuye bikomatanye. Byeze bikomatanye. Ndashaka kumenya approach nzindi ari wowe ari Taff kugira ngo avuga ati ndamwizeye naye ndamwizeye. Ariko kuski umuntu ariye iki akanywa mu karu uba wumva gukomana. Ndavuga iyo uriye nk'iki ukanywa mu karu harashyaga tukombera ubu ndimo ndumva muri njyewe reka ahubwo mu kabaye nyine uba wumva nyine utangiye kuva ibinga bya nyabyo. Ninde nyine watendamwe kuvuga ati jewe nkugiriye icyizere ndashaka yuko ubera manager cyane ndashaka tuba turi kumwe nyine ukajya tuba turi kumwe mubera manager cyangwa mubera sheri gora navuze ngo ni sheri ni manager mukuriremo ni byose mu bwana kuzo kajya nyabusa kunywa igikoma sheri wanjye ajya kwibutsa kunywa igikoma yego ni wowe wamubwiye ngo ngwino ni ukuvuga ngo ko twabigenje Uzanyerega twe kera. Oya ngo nigeze yigeze koma inkweto yajya bwona kuvuga ngo yigeze koma inkweto ngo ndahege ngibase inkweto nari yari ngisi ibaze inkweto warayiriye none kibaze se inkweto nayiriye ari imbisi nayiriye byagenze bite none zavuga ko numva yakurira inkweto nawo gukurikiza uko batutubikanye mana we wamurira inkweto none nawe zimukurikiza vuba oya nabwo nabyumfishe ibyo bintu reka kirasa we Afashe bundi ndagiye kumva numva Servizo arimo aravuga ngo wamutwarira imyenda wamutwarira imyenda ngo inkweto se ndayambaye inkweto yambaye kamera wayibonye yankweto yavugaga Servizo aravuga ngo yamutwariye kuraho ngo kuraho mugewe kenshi ndimo ndajya ndumva inkuru bavuga ngo yanyibye indirimbo mwiba inkweto mwiba umukandara mwiba n'ipantaro yakwibiye indirimbo nawe mwiba inkweto n'inuza ariko sengere y'umweru urasengere ni yanjye please namufashe ipantaro bitamufata inkweto mufata n'igikadosi ngiki ntabwo namuhereza
reka ubwo byawaniyemo yewe njye nagiye kumva numva iniga uwo bita Dr M mushimire cyane ni umwe mu bantu b'abaganga nyine avura indirimbo nyine akavura n'ikindi urumva ni Dr M imihogo y'abantu akayivura neza none Dr M yari yiteretse arambwira ati Taff hari umwana w'umuhungu waje ansaba ko yakora indirimbo yawe yitwa Aragitoze yego yagihereye ibiceri namudoze ndavuga ni byabaye ndavuga na mba atigaho imibare ibisigwa mu kwabandi yewe nakubise imibare ndabara nsanga ubita na manager tukubise dusanga imibare yabaye minus imibare yahinduka iki manager icyo gihe mwamere kumwe mugishira inama twagiye kuba twumva indirimbo yasohotse none yakayicuranga manager yakura amavata buretse manzo ndimbo nyumva uyikuramo none arebye ave muri hangara none se manager mwabaje kubivuga nawe bisohotse Bombe indirimbo isohotse turayibyinanye mufiringa iyo ndirimbo kandi najya nyikuramo umukobwa gasara we gira ndirimbo none ibintu byarangiye byaje kurangira Dr Mamamagaye arambwa ati Taff genge stanyinjiriye abanayemo ibiceri amaze kubonamo ibiceri ngiye nanga kwirwamo hubuka ndavuga njyewe mboreka ngire gute nemera ibyo biceri ikintu ngiye naje gusuda bwacyo no Taff mu gitondo umuhungu aritahera mitemo gukora video mu ruturuturu service ngiye kumva urumva aramamagaye mana we arambwa ati Taff tuzibyabe ndavuga nta byose ngiye nyifata ariko yarakwishyuye service yaranyishyuye ikintu mufata mushimira nisemo dodoro kweto bufata nari chere kuri moto ndabona service ava dore siyo sirimo ko kureba nyamuneka vuze duru ubwo ndamwana ndaje kandi hagarike ndaje mbitamva wita bikomeza ibyango barabicomokanye vuba najya njewe ikibazo kiri kuri Dr M kuko Dr M yarambwira ati mutipi ibyango byose uzakoresha uzahita umufata amafaranga azaguha uzamudoda arangije ngiye ndamwana ngiye no kuri set namwana wibuke udaza gukora icyo bita mistake yego ukaza kunzongeje nuzunga ndagukarabye arangije tumaze kwidemarika bahaje umwana w'umukobwa w'uyu nashaka kunkorera bebe akuramo nteba urumva ndebye bebe ndashakarara service arambwira ati ko hahiye ndavuga ni Adaciye ubutaye ubwenge yegwe tata nataye ubwenge ndamwana be wasenga bazanye garika ko ndebe bigiye gupfurisa umwana kijya gutera akanyamerika ndaje urumva mba ndahubutse ariko kumva yego oya ntewe urabizi ko nako ndi umwana wo muri Kosovo ajya bibuka ko njye mvuka muri Kosovo Kempo bro twebwe turabona ba Kosovo ntabwo twaheza rero yego na Jesus none muri Kosovo bebura ne baturuka harya ni hehe Kosovo hano ko Karamba ni uhe murongo wo muri Bibiliya ujye gufasha iyo wumva waheranwe n'agahinda umubiri umurongo wa Bibiliya ufasha no murongo umbwira ngo nuko kurongora nabyo babona buri wese ngo kandi mu mariri yanyu Bibiliya diritereka ibwira umugabo ati wa mugabo nutarongora umugore w'ishuro inshuro 7 mu ijoro rimwe zirindwi Bibiliya isikarabo umugabo ati ndagukarabye nasabune Bibiliya bihakana ubu ni zirindwi mubabarire kare aba uwo murongo wanditse ni muri Dawidi muri Dawidi yakundaga imirongo y'ibishego mana Dawidi ya umukozi w'Imana arangije yibare ku umwana w'umuhungu bamwitaga Nde Salomo aragenda kurongora abana b'abakobwa we yewe mana we aba Salomo agira gute aragenda akora igikwe umuntu watinyusa kurongora abagore 1,000 yego yaragiye akajya cyaka haramba basiga babita abarukundo akajya mu mabandi hari ukuntu agenda amababi yidemaritse ngo bengo dukundane se uko mwati dukundane se bebe yego umuyika bitamukondera mu Kinyarwanda ni bakondera mu Cyongereza mu Kinyarwanda yego uwo murongo uratujijisha ntago tubwiye ari wo uratubwiye ngo no muri nuza ariko nakubwiye ko Dawidi yabyaye no mwana akarongora abagore 1,000 urumva si umwana sese aba ninde muntu wizera ariko iyo nkwe mu karugira vibe ninde muntu wizera mu udakora ikosa ryo kwishyura kamera ninde muntu wizera wo muri Bibiliya uvuga ati umuntu nyine ni roro mudo wanje ni Petero
Petero yari kumwe na Yesu habagize umujama ariteresa aramututse afashe inkota vuba aho gutwi hasi Yesu abwira umukobwa aravuga ati vati kwa kintu utazongera gukora mistake afata kwa gutwi aho bagushize kuri wa muntu Yesu wa muntu itavuga atahwi ugutwi ko bagusubiyeho n'abantu wizera yego ni igihe ki ugeze kumva wababaye wumva wahuye n'ibibazo wumva urababaye wumva utekereje kuba wakwiyaho hari habaye iki nikiye kibazo wabahuye nacyo je n'ibihumbi 700 nakoreye muri za Genesis Comedy nararaye imihanda nariswe ingurube nariswe inkoko nariswe akabezi yawe urumva man umwana w'umukobwa ya ni segonda rimwe harabadada bagenda bakitereka urumva bebe ngo batakikunda kwambara ya myenda y'imbere nyine nako n'umwenda w'inyuma none baby araze yambaye akantu k'akameni arambwa ati Taff warebye ndavuga ni kuri sizo ukuntu nacitswe gato mba ndahabonye yewe manda yewe we urebye nambwa ni pempa bariri nahise ama telefone vanifasha ndamwana umubare banga ndambita mbona ndamwana nzanira karikere hariye bebe sinawe ibintu yankoreye yaraje afata ugutwi agushyira mu kunoza hari ukuntu umwana w'umukobwa afata ururimi akagushyira mu gutwi ururimi arashyira mu gutwi umva niyo ufite inzu urambwa ati be jyana inzu jyana ukambwa ati telefone jyana urumva yagushyizemo ururimi arukurugutuza mu naramubwiye ni umubare banga ni 17 mu gitondo se nyungurura wabimenye byari nabyemeye mobile money twakundi kuri kode twara twikora aragije agura ikosa aranaguza we twaraguza yaguze na mukazi ubwo si Diane yafashe 700 afata na desa ziguza gibasikera ubwo si Diane wumvaga nujya kwiyahura uri bwiyahuze iki cyangwa uri bujye kwiyahurira he inzu yanjye ndabona aba etaje ibintu bibayo nakasa ndamuga ati wajagahe cyuro ngiye nagiye muri ghetto ngiye mfite inzu nini pe shimira Imana abadespora bakunda kumfasha akandira ghetto man ngiye mba mu nzu geretse wa kintu kubeshya niki mu Bugesera waruno ubu abajura baje baje kopfumuriruza ngo ubwira ngo afite umuzamu umuzamu ukunda mu karo bro ntago yayinywa se ngo kugikoma yakubwa ngo cira bararura ako umuzamu wanje kuri mu karo bro yarambwa ati ndi inshuti yakadasoka yiki ya mukaro mutafa na mukaro nako njangwa igikoma ahubwo nje nwa mukaro tafunge igikoma nako njangwa je mukaro ahubwo nje igikoma waja igikoma jedi kwende igikoma igikoma this is the remix igikoma tafunjangwa igikoma nako njangwa je mukaro ahubwo nje nwa mukaro ufite melody bro urakubiye nari nkubaje nte utekereza kwiyahura uravuga ati ndajya kwiyahurira hehe okay nje nabitekereje nje muri ghetto yanjye mbone nzajyatsa umuriro ndavuga narayiye simamagaye George Taff arambwa ati shu warese tukakora isengesho byahise afata yakufase bone mu pepa nkino mukontira kwisengesho bro abazimu barumva namuzimu cyumumenyere data banyereka bo ha sample yo kundi kubijyanye n'imirwanire oya numwe mu bantu ushaka gukupita isengesho abazimu bose bagatutubikana bakavuga ati mututabare abacana ho muriro ndavuga ati gusubirayo bibayanje kiroso ndimo ndangwa mu karo vibe zikazamuka bano banje mujye mbonamo mu karo dore iyo nkwe mu karo harashye cyane ngo waramusengeye amusengeye maze ndaje kumusengera ngo nasureyo bibayanje kuko bari bibye make yewe da Jesus wari wafushye kubera yaguciye inyuma ariko cyuro tuganire umwana w'umukobwa agufashe miliyoni 700 bro ibihumbi 700 n'ibihumbi 10 byose twikoreye 710 nabyuka nagomaga kuba mu gitoro bura ngundo murete cyane yego urumva aho bacishije ururimi aho ngari kugera yarahiye we abebo datumanira ukagave hano naza kuganira mu kiganiro nkarota ukavuga ibitahuye sikora mu tipe usigaye noneho uza mu kiganiro akanagona mani yego mukotete kuri eta uwo ni inshuti yawe kandi none ufite amakuru wikuke ariko umva ya makuru ndaza kujyana kuri Excelage ayahe yatubwira hano turi inshuti zawe
turi inshuti zawe yatubwira hari amakuru y'imihanda ya hato na hato mbega amakuru tumaze iminsi duhagaze hajya ubwo noza Scovia ndamusuje cyane urumva sinzi uburyo abanjemo Scovia kubita kuri ka nabonye ari kugira n'indirimbo yawe umugore arataka mazazana bareka sheme bisaza kubita yego kubita celebration kuri ka dim umugore arataka mazazana mazi kubita sheme bisaza ariko amakuru y'imihanda nuko dushimira Imana ko aragitosa nimwe mu ndirimbo zimaze kugira ngo vema reviews 200 hange 200 miliyoni imwe n'ibihumbi 200 oya kano kanya kuri phone banyeretse ko imaze kugira 200 ngo byagize mu korera irimo iraguruka ndabibona hari igeze ku miliyoni imwe n'ibihumbi 500 irazamutse byazamutse igeze ku miliyoni imwe n'ibihumbi 800 bigeze muri miliyoni 2 nukuvuga ngo rero turashimira Imana ko aragitosa nimwe mu ndirimbo wenda imindira ubuzima mino misi nubwo wenda dushyemo za blague na za comedy ariko nyine ngiye no gwamaje ngo ese nijya wumvaga bugiye kwiyahura ngiye nashatse niyahura ndahabura ngiye muri gato usanga inzu yatutubikanye njya mu nzu ibintu byose byanze none ndavugane mpo ariko ko nigize gucompose indirimbo itara gitosa wajya muri studio mbwira Dr. M ndavugane Dr. M n'umujama bita kuraka with the beat mana abana bashaka kuzamuka mwirukanke ku bantu bashaka gukora no nzima umujama bita Jesus ni shuti nawe numva ni murumuna wa Yesu nushaka kwigurisha nawe aragura akagurisha bari ku isoko hanyuma ku bantu bose bibyamamara bashaka kuzamuka Jesus aragufasha cyane yashaka kwimutiza arimonetiza akagufasha kwa kundi kubitamo bya iboro bituma gukubita copyright byose akajugunyamo agashyiramo bya iboro gukubita copyright ni muganga ni ukuvuga ngo Dr. M nawe numwe mu bantu bafite studio nziza cyane irimo amatara abayaka ku manywa na nijoro abayakate yarambwiye ati umwana w'umukobwa utoruza imyaka 18 don't touch me ntabwo yemere kujya ahantu arabanzaga kwakiranga muntu ambo uwo kuranka nawe numwe mu bantu abana bashaka kuzamuka nyamuneka yambwiye ngo uwa ufite bibiri ngwino igihumbi na 800 agukorera yego ni make kuranka ni ukuvuga ngo rero mu mwitabiri ubundi ushaka kugira ngo uzamuke ntago utoranya amafaranga ni kubita no kuvuga ngo jewe ubu none usigaye ejo buno kuko ufite igitaramo muri Noza muri hariya muri barabure ya hano cya gihugu Mubudage Mubudage Jita ujye mu Budage njye kujya mu Budage ubu ngo namaze ugiye kuri Indege namaze kubona uriyumva gute zana iyo bag zana bag unagiye ahubwo bukanye zana iyo bag bakira urugendo rwiza reba iyo bag ariko none bitanyuma niyo uzajyanamo imyenda ubu visa namaze kuyibona mu Budage nzakujyana shu ariko ntuzazana iby'Ubudage ndashaka usuhuza abantu bo mu Budage mu Kidage ndabasuje ubwo byabaye kandi ubona batayemo ubabwiye guki ndababwiye ngo mwiriwe mwaramutse yego ngo mwiriwe mwaramutse Jita ubundi iyo usanga utari umuhanzi cyangwa ntube umukomediye umva ari kubiki nari kuba umuhashyi cyangwa ngo nkina nk'umupira w'amaguru njyewe nakundaga ikurushi n'urudodo nshimire cyane abakorodoni babitemeretse imihanda mana umuhanda nubaho bro umuhanda neza rwose uwufashe neza ukajya kuwidemarika ushobora kujya ukabona umuzungu araje arahubutse amwemoka riramufashe akabara ko ukabura amufashe cyangwa se igagariraje ukabona yidoze ni ukuvuga ngo hano umuntu ushaka ngo agaparitse nabi ugiparika nabi bita wudoda ni ukuvuga ngo rero njye nakujya ndyama bro ndara amajoro sijya ndyama Jita uramutse uhuye na perezida n'iki wamusaba namusaba ko yama inzigeretse nkamusaba ko yama imodoka izazima kujyana mu biganiro ndetse nkamusaba ko yazansabira Kigali muri Piki Arena nkazakora igitaramo ugakora igitaramo wifuza no wehe muhanzi wifuza kuba wahorana nawe kuri stage hari uwo bita Chris Easy yawe tumwe muhanje imbere The Ben yawe ari kwa kabiri hanyuma uwo bita Bless Melody akaba hari noza ngo ni ajya bivuga
yego hakaba hari ibyamamare mbese man Bulldog zahabure man numva nyine man nuza Bushido man ukuvuga ngo stage twakora haka kwa kundi hari ukuntu ukora stage hagashya hagatutubikana imyotsi kaza nuza amabonsoro akagira gutakibura bro akibura agatutubikana uzi kujya gukora show hakinwe ibonsoro ukajya kubona ukabona yanandutse kandi ari bonsa urumva niba bari bitutabona nukuvuga ngo nyine wenda show man buriya bintu bibaho byose man nkunda ahantu hahiye tu Gita uramutse ugizwe nka minisitiri w'urubyiruko utuma tugira ibyishimo oya wowe uramutse ugizwe nka minisitiri w'urubyiruko yego ndamusuje cyane ariko minisitiri w'urubyiruko nyine yego utuma tugira ibyishimo yego nari nkubajije ni uramutse ugizwe nka minisitiri w'urubyiruko ni iki kintu wahindura mu rubyiruko cyangwa wakongeramo ngereka ngo wese kore izo zo kuba minisitiri sindanzorota koko njewe ibyanjye ni comedy mu bisope ndagiye ku maso nsengendo no mu maso nako sigo n'amasura oya no ku maso cyangwa no ghosting nyibuza umuhosta umuhosta nago amasura ghosting ni ibintu nuwo kujyana nyine habaye show ukabigenza ute yenyere ukahajya iyo bakwikundira bakaguhamagara ukagenda bakagutamo za mukaro hagashya nyine no kuvuga ngo hari umubebe umwe ejo yarambwiye ngo nyine namusabye na mwana be waze ko mu kiganiro amwe ngo araza kukima be ngusabye ikiganiro wakima be ufite channel twa Taff urakoze cyane yego reka tujye kuri Jojo nawe Jojo Taff avuyeho cyangwa aramutse adahari inde wundi muhanzi wumva mwakundana ntago yanyemera muhanzi nkunda ninde Kivumbi Kivumbi niyo muhanzi niwe nkunda cyane Kivumbi afite ijwi bro uko aririmba ndwaye nkahita nyira oya seri Kivumbi asohora weight nari ndwaye malaria barayinyumvishije metanyire banayimpimye bayimbura malaria barayibura bakuramo malaria se bagusanze muri malaria imisaraba nayari yari yavuye ariko nakubwira ngo urwaye malaria y'imisaraba iri nginize kurwa malaria imisaraba 17 ariko iyo malaria ni wowe wayirwaye gusa nibaho bro ubwo niyo malaria nimbwa umenye itayirwara iyo yaguhitana rwose ndashaka ibintu bitatu wakundiye Taff tubwire ibintu bitatu wamukundiye Taff cyambere namukundiye na matiku agira wamukundiye amatiku ye nta kiruta imana nta matiku agira yego Taff na matiku agira Taff imbere ya kamera wenda ni comedy mani ni rasta birenze agira umutima mwiza nyine duhuje vibe niji yego cyambere na matiku agira cya kabiri ari rasta agira umutima mwiza ntabwo wakumva Taff ari mu matiku ni wakumva Taff yitereye mu bitamureba ni wakumva Taff yagiye nyine mani yagiye mu bintu bitari ibye tuwumve ngo yashanutse ngari mu bintu by'abandi cyangwa ari kuvuga azana shushu hako bivuga neza shushu yego Taff yimenyera ize ikindi Taff ari romantique yego data we burya se iyo wumvise iriya ndirimbo mu butumwa atanga kandi nkawe mukaba muri kumwe ryayo kubita kuri kaka yego aragitosa nyine iriya ndirimbo aragitosa iyo yumvise ukajyana nuko ayiririmba ukajyana n'ibikorwa bye bihuriye hehe kuri wowe oya tubwire turi kuganira tubwire nyine butumwa wowe wumva burimo kuri wowe nakubwiye kuri wowe navuze kuri mva turayibyina tukavibinga nkabona icyo nashatse kukubwira ni kwa kundi bavuga ngo kubita kuri ka cyangwa gutosa n'ibiki ubona hari ubona kuri wowe kuri wowe cyangwa n'ubwo bugari ari wowe usongaga afite n'abandi benshi babusonga aba ex banje ubundi rantirimpo yari umugore ndakunda ubugari mbukunda koko yawe data we mva ku kiro mba ndidemaritse mbajya ku kiro biro 2 ndidemarika biro 3 bukeye bwati ibiro bingahe ibiro 4
nyamugore abaraje ati umugore mwiza haraje umugore mwiza umugore mwiza sho turaza kujyana ngo wariyenga agapira wo hejita kwanoza kwa Manibo niwe wagutayemo Manibo yakize gutaduturekamo kiriti pirawo turagenda turashya turatutubikana ndasinda nkubita abantu nibwo bwamenye ndwanje kubera umuceri yavuze gato yango bete marigwe yego data we umuceri ntago neza uko ukora ibintu ngabire bega amabaro ukora we uragusinda Manibo buriya we si umusiramu Manibo ni umusiramu urumva n'izina rye rimwemera n'umusiramu kandi mbura Manibo n'umwana mwiza cyane yaratuzahuye abarwaye mibe bakajya kwa Manibo itikiza abisiramu bose bababwira iki nababwira ko bagomba kujya bubaha Allah subhanahu wa ta'ala kuko Imana ijambo ry'Imana arambwira ngo Allah arambwira ngo umuntu wese nyine iyo ukoze igisibo cyawe niwegekeho ubu ufite amahirwe yo kuzajya muri aljana ubu kuvanga abantu bakoze igisibo cyabo neza muri kuno kwezi bose bazajya mu ijuru atabuze bonomwe amin vugutamina ntabwo wibagiwe ugasenga mu gikristo ega ngiye ikibazo gifite ni kimwe mu kanya ndi umusiramu mu kandi kanya ndi umurokore kandi mu gihe abafana banjye baraniyakiriye nta yandi mahitamo mfite igikoma na mukaroba kiye igikoma ni vuba mu karoba ni hejuru cyane ariko data uvuga ngo ai yego mukore subscribe mukore subscribe comment na share na like umva musharinga abantu bose kino kiganiro tugiye kujya tubatsamo ibintu by'ubwenge mwe mujye mudukurikira gusa iyi kukrije n'umuriro umurogo sasa ahubwo zimya kamera